ndetse na n'aka kanya ndacyashima yego ariko ntekereza ko wavuze Asiya ariko kandi ndavuga nti se yego yagufashije mu buzima bwawe wigeze uvuga ngo ni 300 ni ibiceri se ni ibihumbi natangaga urugero ariko yankoreye ibirenze ayo mafaranga natangaga urugero kubera yuko hari n'uri ku muhanda wabuze icyo kurya wabuze icyo kunywa ariko aka kanya yamaye aho kurara aho kuryama ndabigushimira urukundo rudasa n'urwo morambona ndabimushimira so rero kuba mpagaranga nkicara kuri kamera nkababwira ikindi ku mutima nuko hari icyo nabonye gitandukanye n'abandi bantu umvaga nza mvuga mubona ntakora sibyo ubaka kanya bigomba guhinduka bigomba guhinduka kubera yuko mugabanye ibyo bintu muri kuvuga mugabanye ayo magambo niba ari nizo views muzibone ariko mumpera amahoro umubyeyi mumuha amahoro akeneye gutuza akeneye kuryama akeneye gutekana afite umuti kubera kimutajya gushakisha abo bandi badafitiye akamariza social media mukaza kumufata navuga kunda ubuzo bwo mu mutima ari umuntu utashobora kuba yaguhereza n'icyo giceri cy'ijana aramfasha amvana hamwe abanzi abanukaga babaga bari umwe utashoboraga gusaba n'icyayi navuga cya 300 gakikugurire kandi ushonje akunda je kureba yuko ubuzima ntaboneye mu rugo basi nagera hano nkabasha kubona nyine navuga ko hano i Kigali hari umugisha so rero naraje mahurira na mama wanjye Asiya marangamutima yanjye yose bo bambereye umugisha mu buzima bwanjye ndabashimira mwarakoze ashobora kuba atarabyumvishije ashobora kuba nta inosiyo cyangwa icyo yaba yaregeze abyumvaho ariko akanezezwa no gufasha umuntu wari uri mu mazi abira nka Jonathan kuko kiriya gihe nawe nari mfiteho kurara nawe nari mfiteho kuba nta byo kurya nta byo kwambara ariko byose mbikesha buri umwe wese wamfashije akampa 1000 akampa imyenda yo kwambara tukaganira nanjye nkavuga nyine mfite umubyeyi mfite ababyeyi mfite abantu bamfasha mfite abantu bamba hafi so rero si kubwanjye ni kubwa like nyine kuba nta kintu nyine amaranga so rero niyo mpamvu nicyo kinera kuza hano kandi nyine kizanantera imbaraga yo kuza mbabwira amarangamutima yanjye nk'abantu mwamfashije so rero mwarakoze ndashima je impamvu bagitandukanye n'abandi bantu nuko nabonye ubufasha nabonye Imana yanjye mu nzira ngiye nari ndimo navuga yuko ibyo nge nabonye hari undi muntu ubikeneye ariko wabibuze so rero no gufatirana amahirwe ko nabusabaga n'amazi nkayabura ariko Imana inzanira mama wanjye Asiya nimwumva ndi kuvuga mama wanjye nago yambyaye gutya mu nda ariko ibyo yankoreye binganya nko kuba wamwita umubyeyi wawe ariko we bose arabandutira amereza ayo 300 ndetse narenze 300 aramfasha mbasha kubaho ndetse amibinunga ibimbeshaho navuga yamaye ibyo kurya yamaye ibyo kunywa yamaye ibyo kwambara kuko yambereye aho mama wanjye atari ndetse yankoreye ibintu birenze yaramfashije niyo mpamvu aka kanya musabira imigisha myinshi ku Mana ndetse Nyagasani Yezu ibyo agenera abandi nawe ajya bimuhereza yambereye uw'agaciro mu buzima bwawe rero icyo navuga cyo mujye musenga Imana
kandi nyine sinyeka yuko yapfuye kwizana, ni Imana yamunzaniye. Rero nyine nzahora mwifuriza imigisha myinshi ku Mana agenera abandi, ajya yimuhereza, kuko yambereye umubyeyi, yaramfashije. Uri kumva wowe ibintu bari kumukorera ari byo? Shangewe rwose nanjye mbona atari byo, bitewe nuko bari kubabaza, biriya bintu ntabwo ari sawa rwose. bari kumutesha agaciro, bari kumwanduriza izina. Umubyeyi mwiza pe. Bari kumutesha agaciro, bari kumwanduriza izina, bari kumuteza icyasha. Ubu se nabibona hari undi muntu wenda yamufasha akaba yifuza ayo mahirwe akayabura. Rero njyewe nkaba ariyo mpamvu ndi gushimira aka kanya buri muntu wese wagize icyo amfasha, buri muntu wese wagize icyo akorera bimwe mu buzima bwanjye, aho nari ndi mu muhanda, aho nari ndi mu buzima butoroshye, aho ibyo agenera abandi se ndakumva neza cyane. Ibyo agenera abandi ngaho harimo imigisha, yego, harimo kubatuza heza, harimo ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So rero imigisha yose ibiba ku bandi ijya ibimuhereza, akagufasha ukuri. Ati ndashonje, nabuze icyo kurya, nabuze icyo kunywa, nabuze icyo kwambara, akagufasha nk'umubyeyi. Kubera iki mwabasi mwakihanganye kandi byiza cyane, kuko nanjye nibyo mwifuriza, nibyo musabira, sibyo? Aka kanya aramamagara ati se Kadogo uri hehe, agiye kurya, nkamubwira ati ndahana, ese wariye? Nkamubwira ati mama wanjye nariye, akabona kurya. Ariko se ibintu yakoraga, ibintu yakoraga ngangira umuntu kuri zino media upfa kubikora gutyo bira mupango, mumbwire. Sha ewana ni hatari. Oya be kuvuga ati tuza kwicara hanga ngo tuje gushaka views, sibyo? Mukamuha nako gaciro. Se nk'ibyo byose mumbabarire pe, ibi bintu mumbabarire. Niba muba munashaka za views, niko njya nkeka, niba mushaka nayo mafaranga muyashakira ahandi, ariko mumuha amahoro. Arayakeneye, afite umuryango agomba no gutunga, afite umuryango agomba no gutunga, ariko we arigomwa, akaguha ibyo kurya, akaguha ibyo kunywa. Kweki waza kumutesha agaciro hano kuri izi social media? Se nk'ibyo byose se. My brother, forgive me, nta wundi mutima mubi njyewe icyari kinzanyaha kugeza aka kanya muyise mukimenya. Kandi njyewe umuntu wese nzongera kumva uri kuvuga nabi mama wanjye, we tuzabipfa. Ibyo byose sinanabitindeho, wowe ubwo azaba ashaka intambara. Yego, jya numva bavuga ati ngo barashaka ngo za views, ngo barashaka ngo amafaranga. Ayo mafaranga wayabonye mu buryo bugoye, mu buryo bubi, yakumarira iki? Mwambabare mukamera umubyeyi amahoro. Nicyo nashaka kubibwirira, kandi buri muntu wese mvuze nabi, buri muntu wese ngize ikintu mukomeretsaho. Ariko nigeze kumva uririmba, ubundi se ujya ubaho n'umuhanzi se? Ngende umuhanzi, ndetse n'ikimenyimenyi mfite indirimbo mama wanjye yagizemo uruhare. Asiya, reka nkubwire rero, niba utatubeshye, yego, ngaho uzanayimubonamo, yiririmbe unayimuture. Ni indirimbo nziza, ndetse n'indirimbo y'ubuzima yanumvishije, akagiraho emotion, sibyo? Akayikunda cyane, akifuza yuko nayikora. Bayita sorry. Burya ryashyamba nasanze atari ryeru, ibyo nibwiraga nasanze atari ko biri. Navuye iwacu heza nerekeza i Kigali, nsigambwe y'ababyeyi ko nzavamo komeye. Ibyo nibwiraga nasanze atari ko biri. I Kigali ibyo ushaka si ibyo ubona ibindi, ubona ibindi. I'm sorry mama, ishyamba si ryeru namba. I'm sorry daddy, ndabyemeye kwinjira imyuga. Haburya iyo mbimenya inamenyerera ku musiro. Mawa mbyaye yangiraga inama, nkamwima amatwi nkigira uwa kera. Na papa nkunda nshyiraho igitsure,
funga umutwe nigera uwadanje bidatinze naje kubona ibikwiye irya mukuru ryatendane ryahera ya Yes, uturirimbiye neza cyangwa se uyu mubyeyi umutuye n'indirimbo nziza ndetse tubwiye ko yanayigizemo uruhare. Badafitiye n'akamaro iyi mihanda wayi mwamuretse mukajya ku bandi ariko mukamvira ku mubyeyi. Nari ngiye kukubaza nise ibintu biriho bimuvugwaho muri no minsi waho kuvuga ati ni indaya mama wanjye mbibasubiriremo nzigera mbona umuntu uza kuri platform runaka amwita indaye nk'ibyo numvishije bigatuma nzahangaha. I swear to God nzaserera niyo platform. Yeah, I promise you. Ndaba promises. Noneho ibintu mubizi Kadogo, reka mvuge Kadogo no kuvuga ryarindi kuko nanjye wansabye ngo nta kibazo kuko abantu niryo banze. Yego ndabaza nta kibazo ndagusubiza. Nyine biri kumuvugaho urabizi. Ndabizi ndetse ndavugamo bikeya. Yego. Hari ibintu numvishije bari ndabibona ako bikambabaza bikanera gahinda. Mwaretse kumbabariza mama nta umutima mubagira ndetse arabakunda ndetse agira umutima mwiza, umutima mutiye kumfasha kubera iki abo mutamuha izo motivation yo kugira ngo afashe n'abandi. Angara maso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Yes, reka tubashimire mwebwe mudukurikiye kandi mugiye muri mu ntara zitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turi kumwe n'umusitari ahangaha ari mukanya ndamubaha yabibwire ni umusitari cyangwa nibyo ni umusitari cyangwa ni umukozi w'Imana. Yego. Ndetse ukundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. So ikintu navuga arafashwa. Yego. Ndetse n'umwana avuye Musanze. Yego. Yamenyekanye ku izina nka Kadogo biturutse kuba umukozi wo mu rugo. Yego. So ibyo nabyo ndagenda mbibagezaho kiganiro uko kiri bugende gake. None kudashuhuje abantu b'imusanze hariya. Yego. Se buriya imusanze ni mu yihe ntara? Imusanze no majyaruguru. Mu majyaruguru. Utavuga se nk'umuntu wabaye hari imusanze. Ya kuvuga ko nabaye imusanze cyane niho nakuriye ndetse niho nabaye keshi ariko ubuzima rena wakakanya ndi kubufondera hanga. Yego so bajije gusuhuza buri muntu wese wankiza akaboko, buri muntu wese wamfashije, buri muntu wese wafashije Kadogo mu buryo bwo kwambara, mu buryo bwo kurya. Muri aka kanyine nanjye murambona ndi kuvuga neza, neza cyane rwose kubera kuko nari nibagiwe kukavuga kabisa. Umeze neza bikesha rero aba diaspora, abanyarwanda, abantu bagira umutima mwiza muri rusange kandi mbabwira ati Imana igisubiza aho mwakuye. Ku bantu bamfashije ku kiganiro babonye kwa Steven kwa Pastor Mutesi ntago byari byoroshye nk'umukadogo. So rero aka kanya right now bashije kuza hano ntago ari wa muntu urya aha se wagezeho waba uhazi iyi channel kuri Mushimu Uwiteka TV. Mushimu Uwiteka TV mujye mukore subscribe, like, share and comment, mukomeze kunyongerera rega amahirwe yo kuza hano ndetse tuzongeye guhura ikindi gihe mbabwira ati Mushimu Uwiteka TV yaramfashije angaruye kuri kamera. Kanya ameze neza, mbayeho neza, nta kintu cinje Imana n'abanyarwanda muri rusange n'aba diaspora. Nshimira abari muri Aziya, muri Amerika, muri South Sudan. Nshimira buri muntu wese wamfashije akambyo kwambara, ibyo kurya. Muri aka kanya nkaba nanjye je mfite imbaraga, mfite icyo naza mvuga nyine. Nshimira buri muntu nyine wese wagize icyamarira mu buzima ndetse kuri buri muntu wese naganirije akabona yuko ubuzima mbayemo butoroshye barabibonye ndetse baramfashije. Mbashimira ati Nyagasani Yezu ajya asubiza aho mwakuye kandi imitima myiza mwigirira Imana igibahereza imigisha myinshi. So rero muri aka kanya muri kumwe na Kadogo
ikintu cyo narenje kubabwira narenje iryo kubaganirizaho zina ngira ngo waryiswe kera uracyari Kadogo se ndacyari Kadogo mu matwi y'abantu benshi bagiye batandukanye cyane yuko ni naryo zina banze ntabwo navuga Jonathan ngo babyumve aba diaspora subwo babyumva ute bamfashije urabona nambaye kubwabo si kubwanjye yego so nje hano rero nje kubaganiza nyuma ya buriya buzima ukuntu byari bimeze ukuntu byari byifashe kugeza n'aka kanya nje kuri kamera nje kubashimira so rero nyuma ya hariya mwaramfashije kandi Imana igisubiza aho mwakuye ikindi nababwira cyo Jonathan umuntu uvuka mu muryango w'abantu 7 harimo ababyeyi so mfite barumuna banjye 3 babimusanze ndetse ikindi murabafasha sinjye ubafasha kuko kuba babayeho si kubwanjye ni kubwanyo ndetse kuba ubungubu bagihumeka umwuka w'abazima kuba barya bakaryama bakoga bakambara si kubwanjye ni kubwanyu niyo mpamvu rena akakanya nje kubasabira imigisha myinshi ku Mana ije isubiza aho mwakuye so rero ngarutse hano nka Kadogo ngarutse mfite ikintu nshaka kubabwira ndetse ngarutse mfite ibyishimo byinshi byo kubashimira bimwe mu bintu mwamfashije ndetse n'aka kanya byangiriye umumaro yes wigeze uvuga uti ndashimira abangiriye neza ariko se kandi buriya batarakugiriye neza bo nta kintu wababwira se umuntu utarangiriye neza ntago wamutera amabuye ntago ashobora kuba ataranambonye ashobora kuba n'ibyo yumvishe mvuga naho bimukoze like nyine kuba nta kintu nyine amaranga mutima yanjye yose nibo bambereye umugisha mu buzima bwanjye ndabashimira mwarakoze ashobora kuba atarabyumvishije ashobora kuba nta inosiyo cyangwa icyo yaba yarigeze abyumvaho ariko akanezezwa no gufasha umuntu wari uri mu mazi abira nka Jonathan kuko kiriya gihe nawe nari mfiteho kurara nawe nari mfiteho kuba nta byo kurya nta byo kwambara ariko byose mbikesha buri umwe wese wamfashije akampa 1000 akampa imyenda yo kwambara tukaganira nanjye nkavuga nyine mfite umubyeyi mfite ababyeyi mfite abantu bamfasha mfite abantu bamba hafi so rero si kubwanjye ni kubwanyu so rero niyo mpamvu nicyo kinera kuza hano kandi nyine kizanantera imbaraga yo kuza mbabwira amarangamutima yanjye nk'abantu mwamfashije so rero mwarakoze ndashima ku muntu warona numvishe uvuga ku muntu utarigeze amfasha ashobora kuba atarumvishije ikiganiro ndetse ariko nyine ashobora no kuba yaranacyumvise ariko nta bushobozi kucyumva bwo ashobora kuba yaracyumvishije ariko atazi intandaro sibyo atazi ukuntu bimeze ariko akanezezwa no gufasha Kadogo wo mu rugo abakozi bo mu rugo duhura n'ibigeragezo byinshi duhura navuga yuko ibintu tuba tutiteze ikindi navuga cyo ni twebwe turi bantu turyama tudasinziriye nabaga ndi wa muntu urya ariko navuga ati ahantu biraza kugenda gute navuga ati se ukumbayeho ejo ndabyuka nongere mfate uwo mugati cyangwa icyo cyayi ibyo nabyo byibazaho kuko nta contract tuba dufite twebwe so rero narabitabaje muramfasha ndetse aka kanya ngewe mfite aho mbarizwa mfite na bamwe mu bantu navuga ati uyu ni daddy uyu ni mami ndetse bakangira mu kimbo cy'ababyeyi so rero ngewe rero sinjya ngira ubwoba bwo kujya ahantu iki kuko nge mfite aho mbarizwa mwarakoze kandi ndetse muracyanakora kugeza aka kanya ndarya nkaryama nkoga nkanasa neza so rero nta kintu rero cyaza cyane ubwoba cyangwa cyatuma naza hano kuri kamera kugira mbashimire mwambereye ababyeyi mwabayeho ababyeyi banjye batari so rero ndabashimira cyane ariko wenda utarakomeza nge ndi kwibaza nti cyangwa n'udukurikiye kugira ngo abyumve neza
mbere y'uko ushimira abo bose ba dadi na ba mami yego bagiye bagufasha ubundi byakugendekeye gute? so naje hano muri Kigali nsize famiye yanjye je kureba yuko one day byakunda je kureba yuko ubuzima ntaboneye mu rugo basi nagera hano nkabasha kubona nyine navuga ko hano i Kigali hari umugisha. So rero naraje mahurira na mama wanjye Asiya aramfasha amvana hamwe abanzi abanukaga babaga bari umwe utashoboraga gusaba n'icyayi navuga cya 300 ngakikugurire kandi ushonje ariko we bose arabandutira amereza ayo 300 ndetse narenze 300 aramfasha mbasha kubaho ndetse amibinunga ibimbeshaho navuga yamaye ibyo kurya yamaye ibyo kunywa yamaye ibyo kwambara yamaye aho kurara aho kuryama ndabigushimira urukundo rudasa n'urwo morambona ndabimushimira. So rero kuba mpagaranga nkicara kuri kamera nkababwira ikindi ku mutima nuko hari icyo nabonye gitandukanye n'abandi bantu. Je impamvu gitandukanye n'abandi bantu nuko nabonye ubufasha, nabonye Imana yanjye mu nzira ngiye nari ndimo. Navuga yuko ibyo nge nabonye hari undi muntu ubikeneye ariko wabibuze. So rero no gufatirana amahirwe. Rero icyo navuga cyo mujye musenga Imana kandi nyine sinyeka yuko yapfuye kwizana ni Imana yamunzaniye. Rero nyine nzahora mwifuriza imigisha myinshi ku Mana agenera abandi ajya yemuhereza kuko yambereye umubyeyi yaramfashije ndetse na naka kanya ndacyashima. Yego. Ariko ntekereza ko wavuze Asiya ariko kandi ndavuga nti se yagufashije mu buzima bwawe wigeze uvuga ngo ni 300 ni ibiceri se ni ibihumbi? Natangaga urugero ariko yankoreye ibirenze ayo mafaranga. Natangaga urugero kubera yuko hari n'uri ku muhanda wabuze icyo kurya wabuze icyo kunywa ariko akakanya akaba yifuza ayo mahirwe akayabura. Rero ngewe nkaba ariyo mpamvu ndi gushimira aka kanya buri muntu wese wagize icyo amfasha, buri muntu wese wagize icyo akorera bimwe mu buzima bwanjye, aho nari ndi mu muhanda, aho nari ndi mu buzima butoroshye, aho nabusabaga n'amazi nkayabura ariko Imana inzanira mama wanjye Asiya. Nimwumva ndi kuvuga mama wanjye nago yambyaye gutya mu nda ariko ibyo yankoreye binganya nko kuba wamwita umubyeyi wawe kuko yambereye aho mama wanjye atari ndetse yankoreye ibintu birenze yaramfashije. Niyo mpamvu aka kanya musabira imigisha myinshi ku Mana ndetse Nyagasani Yezu ibyo agenera abandi nawe ajya bimuhereza. Yambereye uw'agaciro mu buzima bwanjye. Ibyo agenera abandi se ndakumva neza cyane. Ibyo agenera abandi ngaho harimo imigisha, yego, harimo kubatuza heza, harimo ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So rero imigisha yose ibiba ku bandi ijya bimuhereza kandi byiza cyane. Kuko nanjye nibyo mwifuriza nibyo musabira sibyo. Aka kanya ramamagara ati se kadogo uri hehe agiye kurya nkamubwira ati ndahana ese wariye nkamubwira ati mama wanjye nariye akabona kurya abaguhangayikiye nk'umubyeyi. Uwo muntu wamunganya iki? None nkaba numva ino mihanda yose iri kwirirwa imutuka ni umusambanyi ni iki ngiye kubikubazaho. Ese ujya ukurikira social media kweri? Ndayikurikira ndetse n'ibiri kumubaho ndabibona ako bikambabaza bikanera agahinda. Mwaretse kumbabariza mama nta umutima mubagira ndetse arabakunda ndetse agira umutima mwiza, umutima muteye kumfasha
kubera iki abo mutamuha izo motivation yo kugira ngo afashe n'abandi bana ko hano hanze hari abana bararira ubusa hano hanze hari abana badafite aho baba basaba n'amazi bakayabura mwambabariye mukareka kumutesha agaciro bakareka kukubahuriza mami wawe koko bakarekarega no kumwandagaza yego iyi mihanda si we wenyine irimo n'abantu benshi kandi batafitiye n'akamaro iyi mihanda wayi mwamuretse mukajya ku bandi ariko mukamvira ku mubyeyi nari ngiye kukubaza nise ibintu biriho bimuvugwaho muri no minsi waho bizi Kadogo reka mvuge Kadogo no kuvuga rya rindi kuko nanjye wansabye ngo nta kibazo kuko abantu niryo banze yego ndabaza nta kibazo ndagusubiza nyine biri kumuvugaho urabizi ndabizi ndetse ndavugamo bikeya yego hari ibintu numvishije bari kuvuga ati ni indaya mama wanjye mbibasubiriremo nzigera mbona umuntu uza kuri platform runaka amwita indaye nk'ibyo numvishije bigatuma nzahangaha I swear to God nzaserera niyo platform I promise you ndaba promises noneho ibintu mwumvaga nza mvuga mubona ntakora sibyo ubaka kanya bigomba guhinduka kubera yuko mugabanye ibyo bintu muri kuvuga mugabanye ayo magambo niba ari n'izo views muzibone ariko mumpera amahoro umubyeyi mumuha amahoro akeneye gutuza akeneye kuryama akeneye gutekana afite umuti kubera mutajya gushakisha abo bandi badafitiye akamaro izi social media mukaza kumufata navuga kunda ubuzo bwo mu mutima ari umuntu utashobora kuba yaguhereza n'icyo giceri cy'ijana ariko we arigomwa akaguha ibyo kurya akaguha ibyo kunywa wayikwe waza kumutesha agaciro hano kuri izi social media si nk'ibyo byose se uri kumva wowe ibintu bari kumukorera ari byo shangewe rwose nanjye mbona atari byo bitewe nuko bari kubabaza biriya bintu ntabwo ari sawa rwose bari kumutesha agaciro bari kumwanduriza izina umubyeyi mwiza pe bari kumutesha agaciro bari kumwanduriza izina bari kumuteza icyasha ubu se nabibona hari undi muntu wenda yamufasha ariko se ibintu yakoraga ngangira umuntu kuri zino media upfa kubikora gutyo bira mupango mumbwire sha ewana ni hatari oya be kuvuga ati tuza kwicara hanga ngo tuje gushaka views sibyo ntago twebwe ibi bintu pe ntago ngiye mbikora nk'akazi jewe mbikora mu buryo mbambona nyine biri ngombwa ntago nabona mama wanjye ari gusebera kuri no muhanda ngewe mbibabwize n'ukuri yego babwiye ngewe ngende nicare njye ndyame yarangaburiye kingana nako ntago ndi buvuga igihe ariko yarangaburiye yampaye amazi yampaye icyo kunywa ndiwe ntago namuburanye buri kimwe cyose kubera iki mushaka kumwandagaza mukuri kose mwamuretse ko nawe ntago navuga ko ubuzima butamworoheye ko nawe abantu batamworoheye mwambabare mukareka kumuteza icyo cyasha kiri sans indication mukamuha ayo mahoro basi bwa rimwe mu muha amahoro kuko njyewe twaraganiriye nk'umuhungu nagiye muganira kenshi twaraganiriye kuko amfata nk'umwana we gusa bimwe twaganiriye ndabireba nkabona nyine abantu muri abagome mumbabarire abantu simvuze runaka muri abagome abantu bo kuri no mihanda murifata mukavuga umuntu afite ibibazo ari mu buzima butoroshye bw'abantu benshi bagiye batandukanye kubera iki muri kubikora koko mwamuhaye amahoro akituriza kuri ari umubyeyi gendaganisha ku mutima mwiza agira ubu se ejo ntiyagusanga ku muhanda nta nubwo none ikintu cyiza nuko we atajya guhereza ngo nuko wamusabye araza we atambuka gutya yabona ubuzima urimo yabona ukuntu umeze akagufasha ukuri ati ndashonje nabuze icyo kurya nabuze icyo kunywa nabuze icyo kwambara akagufasha nk'umubyeyi kubera iki mwabasi mwakihanganye mukamuha n'ako gaciro si nk'ibyo byose
mumbabarire pe ibi bintu mumbabarire niba muba munashaka za views niko njya nkeka niba mushaka nayo mafaranga muyashakira ahandi ariko mu muhamahoro arayakeneye afite umuryango agomba no gutunga afite umuryango agomba no gutunga Jya numva bavati ngo barashaka ngo za views ngo barashaka ngo amafaranga ayo mafaranga wayabonye mu buryo bugoye mu buryo bubi yakumarira iki mwambabare mukamera umubyeyi amahoro nicyo nashaka kubibwirira kandi buri muntu wese mvuze nabi buri muntu wese ngize ikintu mukomeretsaho my brother forgive me nta wundi mutima mubi ngewe icyari kinzanyaha kugeza aka kanya muyise mukimenya kandi ngewe umuntu wese nzongera kumva uri kuvuga nabi mama wanjye we tuzabipfa ibyo byose sinanabitindeho wowe ubwo azaba ashaka intambara yego ariko nigeze kumva uririmba ubundi se ujya ubaho n'umuhanzi se ngende umuhanzi ndetse n'ikimenyimenyi mfite indirimbo mama wanjye yagizemo uruhare Asiya reka nkubwire rero niba utatubeshye yego ngaho uzanayimubonamo yiririmbe unayimuture ni indirimbo nziza ndetse n'indirimbo y'ubuzima yanumvishije akagiraho emotion sibyo akayikunda cyane akifuza yuko nayikora bayita sorry burya ryashyamba nasanze atari ryeru ibyo nibwiraga nasanze atari ko biri navuye iwacu heza nerekeza I Kigali nsigambwe y'ababyeyi ko nzavamo komeye ibyo nibwiraga nasanze atari ko biri I Kigali ibyo ushaka si ibyo ubona ibindi I'm sorry mama ishyamba si ryeru namba I'm sorry daddy ndabyemeye kwinjira imyuga haburya iyo mpimenya inamenyerera ku musiro mawa mbyaye yanjiraga inama nkamwima amatwi nkigira uwa kera na papa nkunda nshyiraho igitsure mfunga umutwe nigira uwa danje abidatinze naje kubona ibikwiye irya mukuru ryatindane ryahera yesi uturirimbiye neza cyangwa se uyu mubyeyi umutuye n'indirimbo nziza ndetse tubwiye ko yanayigizemo uruhare yego kandi watubwiye ko kenshi mwabanyeho agufasha agira ati muri bya bikorwa byose wagiye utubwira nyine yagufashijemo ariko se Kadogo hagufasha cyangwa se mu nama yagendaga yakugiriye nk'inama yagiye akugira inama yangiriye kandi nyine nkazikurikiza zikangirira akamaro yego icya mbere ni ukugira discipline discipline buri muntu wese uko yaba ameze kose yaba ari umwana yaba ari umuntu mukuru ndetse yaba ari na wa muntu babandi twumva ngo bikorera ibishingwe burya uramwubaha ugomba kurangwa na discipline ikindi cya kabiri urukundo kugira urukundo yego nyine ubu aka kanya sibyo zimwe mu nama mama wangiriye ntabwo neze kuzitatira ndetse nanjye ndahangaha kugira ngo nkwereke yuko bimwe mu bintu wambwiye byangiriye akamaro ndetse right now mpagaze kuri kamera numva nishimye ndi fiyeri yo kuvuga ibyiza wankoreye yego njya numva abantu bavuga ngo hari umuntu muhura kakurutira abandi akaguha umwanya kagutega amatwi yaguha urukundo akaguha umutuzo byaba amahire akakwikundira rero uriya muhanzi ni n'umuhanga bamwita Ivry ajya kuvuga ayo magambo ni amagambo akomeye ndetse nzamuririmba nzamuvuga paka abantu barekeye kumuvugaho ibintu by'ubudode amateshwa ibintu bidafite kabiri yego
Yes, ubivuze neza ariko kandi ugeze kuvuga ko nyine uri umuhanzi hari n'indirimbo watuye uriya mu mama cyangwa se uriya mu meri niko mu mvugo yanyu mukoresha si umumeri se ni mama umwite mama kuko yego birangora najyaga ngira ngo meri niwe mama yego ni mama ariko mu mvugo nziza umubyeyi ugira ngo mvuze nabi se oya ntago uvuze nabi ahubwo ngewe bisanishije n'ukuntu mwita uriya ni umubyeyi kandi ni umubyeyi mwiza kuri yego ariko se Kadogo nkawe uri mu nzira y'ubuhanzi ko njya nkunda kumva kandi nkakubona uri n'urubyiruko uri umwana mutoya wa hazaza heza ko urubyiruko rwinshi bakunda kuvuga ko cyane kandi reka nkunganire uretse ndangize abo utandukisha ku babyeyi wa mugabo oya humura bakavuga ko munywa ibintu by'ibiyobyabwenge ibyo bintu byaba ari ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri ngewe ku bantu banzi urubyiruko rwinshi cyane rujya mu buhanzi reka nitange urugero ku bantu banzi ndetse no ku bamenye ndetse no ku bantu duhorana cyane mu buzima bwanjye bwa buri munsi baranzi uretse navuga yuko harimo itabi harimo inzoga uburaya bwose uburaya mu by'ukuri ku banzi banatanga n'ubuhamya so rero nta kindi navuga icyo navuga yuko ibyo ngibyo nk'umwana wasizwe amavuta n'umubyeyi nka Asiya yego niwe navuga rero ngewe sinteze no kubireba gutya mbona ngiye no kuruka sinkubeshye ahubwo abantu babinywa baba bameze uti bazabambariza gusa ngewe suko n'indangagaciro zanjye zimeze kuko naratojwe nasoje kwiga yego so rero ndi umwana warezwe nubwo ntamaranye na mama igihe kinini yitabye Imana mu gihe narindi kuba nakura kuko ahangeze mama wanjye yapfuye 2018 pore ndetse mwifuriza iruko ridashira kandi nsaba Nyagasani Yezu amutuza heza yes nibyo ariko si kandi nongere nkubaza ikibazo kigira gitya giti ese ubundi ufite amashuri angahe njye mfite amashuri 6 yisumbuye yego urumva ko ni na byiza cyane kuko ubumenyi wakuye muri ayo mashuri bufite aho bushobora kukuvana bukanakugeza rwose ikindi kibazo wenda nakwibaza nti se wigeze kutubwira ko uri umuhanzi ufite indirimbo zingahe kugeza muri aka kanya na platform mfite ariko nibyo ngiye gukora ndetse nizeza abakunzi banjye hari indirimbo mama wanjye yashyizeho itafari rero muyirindire iriya nyine wigeze kuririmba oya ntabwo ariyo muyirindire ndetse ni indirimbo nziza irimo message uri buze kuyituririmbira ariko aya nibanga ntabwo irajya hanze urumva abantu ntabwo urayirocinga ntabwo urayishyira hanze yego okay nibyo kandi nyine mbwira abafana banjye yuko abakunzi banjye mbabwira yuko ibyiza byanjye biri imbere oya ibyiza rwose natwe turabikwifuriza kandi ndabakunda mbifuriza imigisha myinshi ku Mana ndetse Imana ijye ibaha umugisha mwinshi cyane ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha kandi nawe turagukwifurije Imana ijye iguha umugisha kandi na wa mubyeyi Imana ijye imuha umugisha wa mubyeyi Imana imuha umugisha rwose ariko ngaruke gato ya disiwe Kadogo ngewe wakomeje kumbwira ngo njye mvuga Kadogo nibyo wansabye ndabivuga gutyo ari uko ntayo izina ryawe wagira ngo ahari sinzi ba babyeyi wagiye utubwira bagiye bagufasha kugira ngo bajye babyumva neza cyane sibyo Kadogo uhuye n'urubyiruko
muri aka kanya ukagira amahirwe yo guhura n'urubyiruko ruteraniye nk'ahantu, ikintu warubwira ni nk'iki urugira inama? Inama ya mbere narugira cyane cyane urubyiruko rungana nkanjye, yego, badushinja kuba twishora mu biyobyabwenge, mu busambanyi. Iyo mvuze ibiyobyabwenge harimo itabi, harimo inzoga, ariko ikiyobyabwenge cyose uko cyaba kimeze cyose, aho kiva kikagera, yego, ntabwo ari cyiza ku rubyiruko rwacu, kuko nitwe Rwanda rw'ejo kandi nitwebwe igihugu cyitezeho imbaraga zigiye zitandukanye. So rero nibo bayobozi b'ejo hazaza. Ikintu cyo nababwira cyo nibabyirinde, tubyirinde, twubake u Rwanda twifuza. Yego, murakoze. Rwanda rw'urubyiruko tuvuge ngo rw'ahazaza. Yego. Yes, nibyo. Ariko se kandi dushimire n'abadukurikiye muri aka kanya. Abo nabo tubashimire kandi turabashimira, nibyo. Ariko se kandi navuga nti nkawe w'umuhanzi, urugendo wenda wararutangiye uraruzi, yego, ariko aka kanya hari uwavuga ati se biriya bintu ubundi kubijyamwo biroroshye, ese kubijyamwo hari akantu? Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko bingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. natwe turebera ku bakuru, sibyo? Kandi nyine ari umugani njya numva baca, ariko nyine uwo mugani wuhe, gusa nyine icyo nababwira cyo bazegera abakuru, nabo bazabaganiriza ndetse bazunguka kimwe mu byo nungutse, ariko nta discipline ntacyo bageraho. Kandi nyine twirinde, tubyirinde ibiyobyabwenge, nibwo gutera imbere kwacu Rwanda rw'ejo hazaza. Banza utarumvise ikibazo cyanjye neza, nari nkubajije nti se mu buhanzi ubundi harimo akantu? Ntabyo ngiye ntago ndabimenya, kuko ntabwo nta n'indirimbo mfite, ariko ninyishyirayo nzababwira, babwire ibyo numvishije. Nzababwira uzababwira. Ndumva rwose icyo kibazo tutabashije kukigendamo neza, kuko ibyo ari byo byose mu gihe umaze uhanga indirimbo numvise niyo yaba imwe, ariko hari intambwe wateye waba urusha abandi baba bataratera. Nari mvuze nti hari intambwe wateye waba urusha abandi bataratera niyo yaba indirimbo imwe. Intambwe nateye nyine nagira ngo intambwe nateye irusha y'abandi, kuko byo kugira ngo ahangaha magere no kuba mwamaye umwanya nkaza nkagira ikintu mbabwira, byo ni intambwe ya mbere, kuko wambonyeho ingeso mbi ntiwama ikiganiro, wambonyemo ibintu bibi bigiye bitandukanye, nta mahirwe wama yo kuza ku kiganiro. Ariko aka kanya ndabibakesha kuko hari icyo mwambonyemo, kuko hari ubushake cyangwa se discipline cyo mwambonyemo. Ndabashimira kandi mwakoze cyane. Yego. Okay. Rero Kadogo, jewe ntago navuga ngo aka kanya ndagusezereye, ariko n'ubutaha tuzagaruka abantu niba binkundira. Kore subscribe, like, share and comment. Mu mamahirwe yo kuza ubutaha. Rero kugira ngo wenda tugere ku minota yo gusoza, ndagusabye ngo ugire inama, kuko numvise ufite ibitekerezo byiza kandi byinshi, sibyo? Hari impuguro nyinshi, yewe numvise wanagira abantu inama ugatesha, sibyo? Ngewe nagira ngo mu nama watanze cyangwa se mu byo umaze kuvuga byose, usangize umuntu wari udukurikiye aka kanya ariko akaba yafatiyemo hagati, wenda dusa nkaho tugera ku musozo. Icyambere, yego, cyo nababwira cyo mubanze mukore subscribe ku muntu utarayikora, akore ku kazogera, akore kuri share,
kugira ubashe kumva n'ikiganiro cya Kadogo, kuko mwankunze muri benshi kandi urukundo mwankunze nanjye nicyo kinera kuza imbere ya kamera kugira ngo ngire icyo mbabwira. Yego. So rero mukore subscribe ku muntu utarayikora, share and comment. Yes. Mukomeze kuma amahirwe yo kugaruka ahangaha. Ibindi rero muraza kubibonera muri iki kiganiro. Ese ubwo uribuze kudusezerera gutyo amara masa nk'umuntu w'umuhanzi nta kandi kantu duhaye. Ndabasezerera gutya sibyo, ariko reka reka nkubwire ikintu kimwe, iryo kosa nturikore. Reka nkubwire ubundi mu buzima bwawe ntekereza ko wagiye kuba umuhanzi, wagiye kuba umuhanzi, hari icyo wiyumvamo cyangwa se hari undi muntu wireferaho ukavuga uti ngiye uyu muntu mwireferaho ndetse n'indirimbo ze ndazikunda. Yego. Ashobora kuba waha mu Rwanda, ashobora kuba ari umunyamahanga, ayo yakure cyangwa naha muri Afurika. Uwo muhanzi bamwita Denacha. Yes. Avuga ati wowe warekaga ibyo kurya ngo nsigire, wowe wabiraga ibyuya kugira ngo nankuze, wowe wishyuye fees kuva igihe nigiye, ayiwe mana we today mbonye chess ngo ngushimire, ubu mbandimo miga amafaranga nk'uwayataye, ngo byibuze mbone bwije ntahanye magana ngahe, ubu mbandimo miga amafaranga nk'uwayataye, mama reka nkubwire ndihire barumuna banjye bige basi zuhuriza nahiriza abo bana bose twakinanaga. N'ibintu birebire mbafitiye. Ariko jewe nubwo nakomeje kukumvira wabitubwiye neza ko umubyeyi wawe yitahiye, mama wawe, ariko waranamukundaga. Ni nk'ababyeyi bose cyane n'abana b'abahungu, twe dukunda ababyeyi bacu cyane cyane ba mama. Nakumvirije cyane rwose. Rero tugere ku musozo w'ikiganiro twari dufite, ariko kandi tuvuga duti ese utarakora subscribe, ukora subscribe, share and comment. Hano kuri Mushimu Witeka TV ya kamera nka Kadogo. Kuri Mushimu Witeka TV. Nagira nti ese nitwongera kugutumira ayo mahirwe birashoboka ko yaboneka cyane rwose. Nitwongera kugutumira se uzaboneka? Ndahari ku bwanyu kandi nk'urukundo mwanyeretse, nk'uko mwamfashe nk'umuhungu wanyu, ndahari ku bwanyu, nicyo nababwira cyo. Yes. Rero twavuga duti wowe warudukurikiye uri hirya no hino hano mu gihugu cyacu, muri Afurika yose, East Africa yose, navuga nti Imana y'amahoro ibane nawe, kandi nawe wari uri hakurya y'iyo nyanja aho bita Irwota Masimbi, aho ku mugabane itandukanye, umugabane wa Aziya, umugabane wa Oceania ndetse n'umugabane wa Amerika, ndetse no muri ibyo bihugu bitandukanye, cyane cyane abadiaspora abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Twavuga ngo murusheho kugubwa neza, amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe mwese. Nawe rero Kadogo turagushimiye kandi rwose ukomeze kugubwa neza. Murakoze cyane. Ciao ciao. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Witeka TV.